Muga mama n'ibyanjye aravuze ngo soma aho rimwe ubikora ryane oya muga witureka byamari umuntu ashaka kumuha ibintu bisi bya acide none se muga ko mbona bya bintu wabimaye bisa umweru bikaba biri gusa icyatsi niba ari icyatsi kandi byazanye n'ibisura ibintu birangije rimwe ijuru n'abakurambere muga yego ari kugenda mwana muga aha muga ririko rirakora yego uko byarangiye yego umva ntakibazo fashe no mikro yego none se muga wenda ku bantu baba bafise ibibazo bitandukanye ubafasha bigenze gute oya ni kubera hari abantu benshi baba bafise ibibazo nk'ibi bafise yego urongera bari mu muga none muga tudufise ikibazo cy'abantu babiyitirira hari abantu babiyitirira baba batubesha turabasuje tubahaye ikaze mwe mukurikiranye DJ namwe mukurikiranye Kigali News. Aya masaha mpagaze ngaha ngiye kubereka amakuru bampamagariye kugira ngo tubishikirize abanyarwanda n'abarundi. Sasa ngo bimeze bite? Hari umuntu bita Titi yampamagaye. Titi akimara kumpamagara arambwira ngo boss wa Kigali News ntabwo ahari ngo abashe kwereka amakuru abadukurikiranye. Ako nanya ndavuga ati rero niba ari ubwo bufasha mu nkeneyeho ndahari kandi tubayeho kugira ngo dufashanye. Ndamaze ati ese nayahe makuru. Amakuru agezweho muno mwanya nuko umuntu bita Murundi mwamubonye mu bibazo bigiye bitandukanye afise ingwara yatewe n'abazimu canke abarozi twavuga mu kirundi n'abarozi canke mu kinyarwanda abadayimoni. Ezo dayimoni rero sasa muno mwanya niho muganga agiye gukora amateka. Turavuga ngo muganga ninde? Titi arabasha kumbwira muganga numva no muganga akora ibintu bisanzwe bitandukanye akora ibintu byinshi ibintu akora ni ibintu nyabaki ibintu akora bya mbere atanga ubutunzi cyo ni cyambere umubintu akora yirukana amadayimoni ikindi naco agaruza ibyibwe ikindi naco atanga imigisha mbese akagira iki agahuza ingo zagize iki zasambutse muno mwanya rero sasa nta mwanya dufise je naye namaze kugira ngo ndabashikiza aya makuru nayimanje kuvuga Titi burindiriye gatoya mbanze kugenda gutanga icyo bita wenda advice cyanye inama ufise icyo terera cyanye ufise intera andika kuri Kigali News byose tuzayibona hehe muri commentaire reka tugarukiye ngahanye hama inze kubereka hehe inze kubereka aho Murundi asanzwe ari kuko twamubitse ahantu navuga ngo ni mu gihodi ciwe icyo gihodi nicyo muganga yari yategetsemwo ngo aze kuba ajyamyemwo rero sasa kugira ngo sinde batinze muri cyo tunyarukane kuri cameraman uramfasha tuhihute cyane kuko abanyarwanda banyotewe amakuru ya Murundi kandi bishimiye ko Murundi agiye kugira iki agiye gukira sasa rero ntabwo biba byoroshe mwino mihanda hari uburozi murabizi twafashije abantu benshi twafashije ba Elvis twafashije bane nanjye mwaramfashije ndabashimira aho muherereye hose muraba gaciro muraba gaciro cyane reka mbashimira mwaravuze ngo nkunda kuvuga amagambo menshi reka mvuge amagambo make ahubwo mbereke ibikogwa nyamuneka turashimira buri muntu wese yitanze kugira ngo ubuzima bwande bwa Murundi bugira iki buje navuga ngo mu buzima mu magara anoze ayo magara anoze tuyategwa nande tuyategwa namwe mufite impuhwe tuyategwa namwe mufite umutima w'urukundo mwifuza gufasha buri muntu wese nishimiye buri muntu wese afasha umuntu atitaye ngo ni runaka ngo si umwana wanje ngo canke ngo si umuhungu wanje ahubwo mugafasha umuntu kugira ngo agire iki amere neza rero sasa navuga ngo muraba gaciro ndabashimira cyane ndasuhuza abantu babo muri Amerika muri tanga cyane ndasuhuza abantu muri Oman mwese muri tanga
cyane. Rero ntabwo nabicisha amagambo, ahubwo kameramani wamfasha ugakatinga kugira ngo tuze kugira iki, tuze kubereka ibikorwa, nta magambo menshi dukeneye. Murakoze. Ufise amakuru y'ahagije? umva nkubwire umuturage yagiye ko Kameramani wamuntireza. umuturage Yego. yatubwiye ko ari sawa sibyo, aratubwira ko ndindira bwe mukandi ndamuhamagara. Ese ibi bintu je kuko amakuru agenda yabona wenda ku bitangazamakuru mugasinzi ibintu byari bimaze imyaka ingana iki? Babona ubugwayi bwa Murundi. Singerega yarwaye nabimenye ndi Burundi ko arwaye. None se wavuye Burundi ari uje gutabara canke wari ufise izindi gahunda zikuzanye? Ko hari n'ibindi byari binzanye atari kuvuga ngo niwe gusa. Byose biri ako geramenye amakuru ko arwaye ndi Burundi wabizi. Rero ikintu nagusaba kuko tuba dufise izindi gahunda nyinshi je ubufasha nje gukora bwa rubungubu. Urumva rero ikintu wakora watabaza vuba niba ari muganga akagira iki akadukorera gahunda vuba kugira ngo ibintu bigire. N'ubundi bintu yari yambwiye ari nyifite. So rero narindiriye wowe haburaga mbere yari yatubwiye amasaha yaduhaye arabura iminota 2. Iminota 2 rero iri kubura gera tumamagara bisora bakora kuri gahunda. Nise ko bikibwo tutamutwaye ko muganga akatubwira ngo aramuvurira ngahi iwacu. Sika tubwiye ngo birakunda reka tugerageze turebe kuko ngiye nayo nagiyeyo hari yari nagiye Rwamagana. Ndamureba amimiti ihindi arambwira ibintu yambwiye gushaka byose nayo nabibonye. Ndavuga arambwira ati si ngombwa kwaza turabikorera. Nese amafaranga yose yari yabonetse kuko arije wasanga tugiye kwiteza baganga ugasanga tugize iki tuhuye n'ibyago. Nyine ntabwo kuko urabizi ibintu uzi byambere icyo byaguhitaniye. Nyine twari twageze twari twavuganye ku mafaranga nenamuhaye hari nenamuhaye ukumva ariko yose nago yabonetse. Ako twumvikanye bambwa nabanza dufashe akire nitubona bikunze turashakisha kuko nana nubwo twakwizera bizkwizera abaganga ukabariza amafaranga yose. Nta bantu bitanze basi tuvuga ati hari abantu bitanze kugira ngo wenda ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo bukore. Nyine hari wari wadufashije nayo Imana imuhumugisha ariko reka tuzashima nyuma tubonye ubugwaye bwiwe bwagize iki abadufashije bose Imana bamugisha kugira ngo mfane mwavurwe nuko bitaragenda neza. Wowe dufashe umuganga vuba ahubwo kugira ngo ibintu twindira yambwiye habura. Ese ntabwo iminota 2 ntiyakwiriye. Habura umunota 1. Yesu we. Kumva barabagira gahunda isaha yambwiye niyo ngomba kumuhamagariraho namwe ahubwo mwakoze kuzakiri kare. Akoje uyu muganga je nari nabaje eje wamubwiye burya niko ntamubonye neza ariko izina wambwiye nigeze ko ari umuganga yigeze kuba atanga ibintu bijanye n'ubutunzi yatanga. Oya umve nje impamvu eka nugambere tugiye kumugerageza turebe si muri hano. Ese umuntu tumwe ntiwakwiye nawe kuba uri kuratinza mwana ibintu. Uri kumva reke tumugerageze nitubona kize tayari nitubona kize turamenya ko ari byo tubona dakize ubwo nyine ntabwo turamenya ko nese ni kuki abantu benshi bakunda guhura niba zari abarundi gusa mana yanje. Iki kati te uzagunyuma y'abarundi byanka byakunda. Oya nawe shari kizana nabo kariki ntabwo biba byoroshe nyine ni ukwihangana. Akose Murundi buno bugwayi yabwanduye gute we bashije kukuganirizaho na gatoya bikamubwira rero sibyo. bari nko gufasha abandi bantu rega ntagare wewe nyine bufise ibibazo muri iki gihugu ari nko gufasha abandi. Iseko si uwa yambwiye mwana kuvuga ngo si cyane se kandi iyo ucerewe n'ubundi tena aba yisubiyeho n'ubundi tena. Bagiye kumugerageza turebe nibikunda usanga abaganga bari bamwe.
muga mwiriwe narindi kuguhamagara mu biri bize niyo mpamvu no munota warurenzeho aho wambwiye kumwicaza n'aho twicaye abibonye se kamera si ibintu kamera mawe oya impamvu urebye abantu nyine abantu turi kumwe si wankwegeye si uri kunkwegera muga Titibona kuri kurankwegera mwana ubona kuri kurankwegera amafaranga ndayafite muga amafaranga ndayafite amafaranga nashyize imbere y'umurwayi nabikoze amafaranga nayashyizeho ni umukobwa nawe ese titi iyo miti wari wayikuye he muri mwavuganye nyine nagiye hari Rwamagana kumureba ngiye kumubaza nyine Zimuhe inki mu akira dite mu mere ngo izo yambwiye imbuto enye ni ngo ni imiti nanjye yarambwiye ngo Didi akira muhereza ndi kuzimubaze ase Didi muri hafi kamwe azekenya paka y'inzira ntapfa nyine mvayangane mwana ari kuzirya za mbuto muya kuri ibi ngibi bimeze nk'urufu nanjye nibyo umuganga arimo arimo mbasoma ngo kuri n'umutirimo ibintu mumaye birarura ngo kuri ibyo ngo biri kurura izira mbuto zirarura none se ko yarabyutse abyuke cyangwa arabikora byane byama ariko ngo bimuryamye ibintu mama n'ibyane aravuze ngo soma aho rimwe ubikora uryamye oya muga witureka byama ariko umuntu ashaka kumuha ibintu bisi byaside none se muga ko mbona bya bintu wabimaye bisa umweru bikaba biri gusa icyatsi niba ari icyatsi kandi byazanye n'ibishyushyu ibintu birangije rimwe yamaze kubinywa yabinkweye none se buno buntu buri ni muhinati imwe wowe n'umuhungu turi kumwe umuntu uri inyuma yacu wambaye ikabutura muhinati imwe ko bakuremeye urakoze muga
amakuru tuzaturatanga buna buti bundi bubiri bufungiye mu kantu okay mbabarire funikira umutima wanjye funikira mu mariko n'ibiki simana mfate mu nana se muga fate irudodo muga muga ntago dukundana muga byo gukundana nta birimo muga dukora ko biranga muga bingo biramujya ko numva ngo biri kumurya mu nda birabina nkweye ninuza mariko biranga n'ukuguru kuko kuranze cyane bingo birasohoka biriko birandira no mu kuguru yego urudodo Urudodo nimubwiye ngo ndabinywa tugoba mwana setiti ko cyata urudodo mbigenze gute naruciye mfate mane mu nkore kwivi mama waretse mwihorere mane ibintu ko biranga banze muhambure cyangwa ki umuntu wamwihorere umuntu rero mbendetse guhambura amafaranga ugasanga nta ndifate rigifunze kamera makuraho kamera mwana nta kintu ari uyu nguyu nta ndi kubanza ngiye kumusukaho reka ariko birangira none se ko adashaka ko duro wasanga bicukugu nabimusutseho baba we muga ubona nta kintu ibi ni ibiki ko mbona ari kugira ibyo bintu kuranze uko bashaka kuncukuguru wowe umunyamakuru nahaguruka ari hambura inde muga none se byavuye ko mbabaza ari guhambura muga bihambura muga ndiko ndagihambura muga buretse muga ndagikureho cyose ndagikureho cyose twagikuyeho ikihe muga umuntu ntabwo uri kubabara muga yabaye pararize rega ko nta kuguru kuri pararize kandi kumva gutafasheho ngo ari kumva ukuguru ngo nta kumuriho ngo bagutwaye ukuguru kwe ngo bagutwaye kose ese muga ino voka nibi biti nibyiki bino biti ntabwo ari guhagarara ngo ntabwo kari kumurya ariko ntabwo ahagarara muga ndamahagurutse muga biranse pe ukuguru ntabwo ndi kubabara ariko ndi kuvuga ngo si ukwanjye none se iza voka bino biro turabigenza gute dore ukuntu habaye buretse twumva arahita agenda ntabwo hagororoka none se nimba gute uno munyamakuru ari kumukanda ntabwo hagororoka ndi gutuna ivi turabiko iviri cicikanye nibaza reka twumve ibintu ari kutubwira ngo hagarara
ndakumva muga Fata ino voka. Ukishika ngo ufate iyo voka kati igipande. ndakumva yego umuneke bana waradesereje urakoze kubitangaza murundi mwene wacu ahuye nabyo kandi akaba akiza kubara witeka muga nari kase Ino miti yindi se turayivanga so bigenze gute? iyo miti wa mukobwa nakubwira aza kuyimaza kuyisagura najya kuryama Hama ino voka yikate? nayikata siyo kwivi urumva kumva kutafashe ndimo ndamusiga murundi mwene wawe ukatirwa ndimo Ari kuyimusiga avuge amagambo yakubwiye. mbwira muganga urakoze ku bitangaza ukoze ko uvuye mu rundi wacu akaba akize banyarwandakazi mwe mudukurikiranye ku bikorwa tugenda dukora uyu muvandimwe ibintu bibaho byose turabitokesheje ambwiye ngo iki mu izina ry'Imana ryo mu ijuru n'abakurambere muga yego muga aha muga ririko rirakora yego uko byarangiye yego Umva nakibaje. fashe no mikro yego none se muga wenda ku bantu baba bafise ibibazo bitandukanye ubafasha bigenze gute oya ni kubera hari abantu benshi baba bafise ibibazo nk'ibi baba bafise yego Urongera bayi mu muga none muga tudufise ikibazo cy'abantu babiyitirira hari abantu babiyitirira baba batubesha abo ngabo bose ibisubizo byabo byarabonetse kandi bamwe twabanje kunyana n'uwuzaba ikuzimu Muga. nta muntu uzongera kwibuka n'uwuzi mukunda azahamagara niba mubishaka njyewe ku mugaragaro muzeshyire ku binyamakuru byanyu Muga nta kibazo umurwayi arashaka kuvugisha. muganga ndakumva ahubwo jya uriya mukobwa birangukora n'ibitangaza kandi abapfumu yagiyemo nta mbaraga bafite urankuye mu cyobo kabisa ko nangeze ku rwego kunywa sumu ya panya nk'iyahura pe nkuye ahantu habi uwo mukobwa nafatanya ibihumbi 10 asigaranye mu ntoki abiguye nawe uze kuguramo utubuta mwana wanjye yandore n'ibiri mu nda yawe ukabwira mu bwiherero mwana wanjye bikuvemo dore urashaka ujya ku bwiherero bikanga nimero yawe byose ndayishaka njye nzagushimira ntabwo ibyo bihumbi 10 afite mu nimero yawe ariko baze ko imaze gushimira Ariko muga ajya amafaranga asigaye kongera iminsi. nta kibazo reka mbahe iminsi 5 mwana wanjye Itanu subwo tubaye tutarabonye ntabwo uzadusubizamo bino bintu. Turi nyine ufite abagira neza bazabafasha mu yasane ndabibona ko muri Amerika muri Saudi Arabia na za Oman abagira neza turabazi muguri kuri ababona abagira neza bazadufasha se wamuki abagira neza bazadufasha uri kuri ababona nimo ndababona ari n'abari bafashije n'amafaranga mwatanze ari abo mbona bagize uruhare mwana wanjye mujye mukomeza mubane n'abantu neza dore n'uwo murundi rero arimo arazira ikinyamakuru akorera ngo nimba ni murundi TV ntabwo mbizi Jizira kubera iki muri n'abakinnyi bababaje kumushyira kubera kari agakobwa ariko karimo kabitera ariko n'akantu karenze buretse mu minsi n'imenda kangaza ku musozi mwana wawe uranyumva neza ku gakobwa bakoranaga ibiganiro Wanda kwaza gukina muri filime zawe. nyine nabyanze ariko none kamera ukarankunda nkagakatira
wanze ko ajya gukina ngo nana byanse nyine kaza ngo nisuwa mukisha umuntu ariko arabwira ibintu byo gukora ubwo ben bazi ikibazo mu yirinde n'abakobwa rero baza bamusanga rero ukuntu aba mufite gusaba no kumutsinika ntabwo bizongera kubaho. ese muga ubu ngubu yotambuka nta kibazo ashaka kujyana ariho hose mu ivi nta kibazo nababwira ngo nayasohoka aho nganyina mu murege kwazo njye mubwirera uhita ujya muri toilette ngo ibintu byo mu nda bisohoke. murakoze rero murakoze ku gicumbi cyanjye ni mu karere ka Rwamagana nutwe muganga mutabazi mwana wanjye. Murakoze muga murakoze. muganga mutabazi none ni muganga mutabazi bifite ibicano mu karere ka Rwamagana ndetse n'abantu bita ngoma mwana wacu. nanisanzwe ndakuzi jewe nanisanzwe ndakumva muganga ntabwo ndakubona ndifuza kuzakubona nkanagushimira ko uvuye mwe n'abacu b'Uburundi. uzaze ku gicumbi na birengera yiguhaye kandi dutanga ubutunzi tukaza byimye tuhura inyatsi abataye ngo zabo abafite b'abakobwa bakuru batanu mwana Bitanu nabiguhaye. turabafasha. muga nawe rero mugira amahoro n'amahirwe mu byo Nabiguhaye bitanu nabiguhaye ure mu mufuka. Sawa muga murakoze cyane. yakubye Ewana muri uri kumva nta kibazo mwana meze neza. neza nabi mwana utamuka fresh nabi Nisinayo buribwe. wabanje ukaryama mwana kugira ngo nta nawe ugende kwa gukora ntigende Nisi ugiye he? igihe neza ubu Nyine ugiye he? igihe giheze nana Uricara hasi ugiye he nyine? iyo bikore gutwara Mumbaji ugiye he? tambuka kiyo ndi kutemberera Utemberera? nako nasubira mu nzu Icara nyine ubanze unoge. Nisogera n'ibyo igihe bivuga. mwana wabanje ukaje ukoroherwa Warasaze ariko. ngwino ubanze woroherwe ujyana ahize ndi kumeze neza mana Nyine wowe uragenda umeze gutyo. ahubwo didiye we yahageze gute wahageze mwana gute jewe nyene ntuzatitiye amamagaye arambwira ati kuko hari uwashaka kwerekana no makuru ntabwo ari mu gihugu cy'u Rwanda arambwira ati rero twabonye uri umunyamakuru ngwino nawe ugira icyo wereka abanyarwanda n'abarundikazi rero nashatse kuvuga ati reka ngushimira nshimire n'umuntu yantumiye nkaba ndaberetse amakuru hari abantu bari kukuvura amakuru atazwi kandi wagwaye abantu babizi None se umva se kwifuka nyiri. oya ikintu gihari kagende mwana makuru Mani jya koga ariko ibintu kwijya gutya. mwana wabanza ukaryama cyo naguze urugero Murundi jya koga tujye twumvikana. Banza ujye koga. Jya koga uvane ibyo bintu wambare ugenda ugiye hese. Ufite amafaranga? ese titi mwarubakanye Ufite amafaranga? amafaranga se ubu hano ninjyamye nanyafiteho Nyine rindira guma ubanze woge injira mbira mwana muganga ya Nyine banza ugenda woge. nimba ushaka gutembera we muri cyo nubwo mu muhanda je ntuze kumbwira ko nta kindi sura kwereka ndi mutaragado Nyine wowe genda ujye koga ibyo bintu ndi bikufe. bunajyayo n'amaguru Nyine jya koga. Mani usukunira foto naryoshye. Shabantu baba mudukurikiranye nyene Ikibazo n'uko jewe makuru nashatse kwerekana naya ngaya Didi. ndashimira wantumiye titi Umva se ni sawa ariko ndibagiwe ncunaho. Ubu nta kibazo. nyene bikugiyemo nawe bivuye muri murundi bikugiriye Mani, ntumbaza have mani. nigendera Sawa bye murakoze titi cyane. kandi wagize neza kandi ndagushimiye kuba wenda wantekerejeho ukabona ko ndi umunyamakuru nkwiye kwerekana n'amakuru abadukurikiranye namwe ndagize iki ndabashimiye cyane Sawa murakoze Imana bamugisha. akira nawe basezerana n'umuzanya kugira ngo uriho kamera tugende je nyankuru Nanjye reka mbashimire cyane mwese mwari mudukurikiye ku mbuga nkoranyambaga ku macana atandukanye mwakoze cyane. Reka mbabwire ngo twabahamagaye kugira ngo tubereke uno muganga ntabwo twari tumwizeye ntabwo nari nzi neza ko ibyo ari gukora ari ibyanyabyo ariko namwe murabyiboneye bigenze neza aradufashije ntabwo twabyitegaga twatangiye nyine tuvuga reka tugerageze turebe ko biba byo ariko murabibonye Imana irabikoze nawe bafatanyije ubu Murundi yakiza ameze neza tuzongera kubereka ikiganiro gikurikira wenda uburyo ameze ubuzima yahise ajyamo ndetse n'uburyo amerewe muri no minsi murakoze cyane turabakunda ciao ciao